Yes, twongere tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse. Mukomeze mugubwe neza buri wese aho ari bitewe n'amasaha. Abari mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, kugoroba, nijoro, buri wese agubwe neza. Twongeye kandi kurarikira buri wese gukomeza gukurikirana ibiganiro n'amakuru kuri network kugira ngo arusheho gusobanukirwa byimbitse uyu mushinga wa network ugiye kuyobora isi byanze bikunze. Ndimo ndabategurira ikiganiro. Hari ibintu abantu bise ubuhanuzi. Ndimo ndabategurira ikiganiro ku buhanuzi bwa network. Ndakibateguje, nongeye ngo ndakibateguje. Abantu bashobora kumva mvuga ibi bakatse ko tugiye kutagira idini biti. Ndagira ngo mbabwire yuko ibyo bintu ndimo kubibateguriraho ikiganiro n'amakuru kandi nzabibagezaho mu gihe kitarambiranye. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye amakuru. Hari amakuru tutagiye tumenya mu bihe byashize, n'amakuru akomeye cyane tutagiye tumenya mu bihe byashize kandi y'ingenzi. Akaba ari amakuru y'igihamya cy'uko uyu mushinga wa network ari umushinga ukomeye cyane. Reka mbahe urugero. Hari ibintu byagiye biba mu buzima bwacu, mu mibereho yacu cyangwa se mu mateka. Ikintu kikaza ugasanga ni ikintu gikomeye cyane. Ndifashisha urugero rw'u Rwanda. U Rwanda twabaye dufite ubuyobozi bwiza, nyuma haza kuza abakoloni baratuvangira, ibintu biradogera, biza guhinduka ibindi kugeza ubwo byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri ntibyatinze, nyuma yaho twaje kubona ubuyobozi bushya kandi bwiza bugejeje u Rwanda aho murureba ubu ngubu. Ndagira mbabwire ko mu myaka yo hambere, mbere ya jenoside, byari bigoye ko abanyarwanda babana neza hadashingiwe ku ivangura ryari rishingiye ku butegetsi bwari buriho. Abantu baribaza impamvu nzanye iki kintu. Noneho igihe kiragera, himikwa ingoma nshya, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ishingiye ku bunyarwanda kurusha ubwoko runaka. Ubunyarwanda nibwo buruta byose. Ubwoko waba wisangamo ubwo ari bwo bwose ntacyo tuburebaho, nta gaciro turi bubihe. Icyo duha agaciro ni uko uri umunyarwanda, ukongeraho kuba ufite ubushobozi bugushoboza gukora ibyo ushinzwe kandi ukabikora neza, bigatanga umusaruro rusange ku gihugu n'umuryango duhuriyemo cyangwa se yacu. Ni muri ubwo buryo twabonye kandi twishimira ubuyobozi bwiza. Tugira umuyobozi mwiza, Paul Kagame, udasanzwe, kandi ibyo ngibyo ni ibintu byigaragaza bitagibwaho impaka. Nyamara ntabwo bibuza abantu bamwe kumupfobya, kumwanga, kumutuka, kumuharabika, bamwita uko atari. Twebwe rero tumuzi, ntabwo tumujyaho impaka. Abatamuzi bamubonye ntibamujyaho impaka. Abapfobya u Rwanda iyo bamaze kumenya ukuri ntibarujyaho impaka, ahubwo bishimira kandi bagakunda u Rwanda n'abanyarwanda n'umuyobozi wacu. N'urwo rugero nari mfashe kugira ngo njye ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru mbazaniye uyu munsi ni amakuru kuri network. Ese uyu muherwe wa mbere ku isi, Elon Musk, tumaze iminsi tugarukaho, yavuze iki kuri network? Ese yabivuze ryari? Amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa ngo iki? Ikinyamakuru cyitwa CO Influencers. Ikinyamakuru cyitwa CO Influencers
ni ikinyamakuru gifite amakuru atangaje. Mu kwezi kwa gatanu abanyamakuru bashatse kumenya icyo Elon Musk avuga kuri P-Network. Twabonye imishinga ye myinshi yamaze kujya muri kwinjira muri P-Network mu gufatanya. Hari nka Tesla, hakaba SpaceX, hakaba Neuralink. Ibi byose tuzagenda tubigarukaho turebe kuki Elon Musk yatinyutse akinjira muri P-Network itaranaba launched, bataralaunching. Ni ikibazo gikomeye cyane. Tugomba ni igihamya gikomeye cyane isi kwiye kwerekezaho amaso. Hari abantu benshi bakavuga ngo nitugira amahirwe bikaba. Mpita numva nkushyize mu gatebo ntamenye uko nkasobanura. Uyu mugabo rero Elon Musk igihe bamubazaga bashatse kumenya Elon Musk aravuga iki ku mushinga. Mu kiganiro barimo abanyamakuru baramubaza ashaka kuvuga kuri P-Network. Ndagira ngo nubwo aya magambo ndiwe ya posting ariko ndagira ngo nyabasomere. Elon Musk's comments on P-Network. Elon Musk is one of the most influential figures. Mwihangana bampamagariramo. Elon Musk is one of the most influential figures in the tech industry and is known as the founder of Tesla, SpaceX, and Neuralink. Yes. On a recent investor call, mu kiganiro cyamagaraga abantu kuba abashoramari, Musk was asked his opinion on P-Network. Yarabajijwe igitekerezo kuri P-Network. He responded by saying, yasubije avuga ati, that he believes digital currency and decentralization will become increasingly important to the global economy. He also said that P-Network has the potential to be a game changer. Yasubije ko muri make yongeyeho ko wenda reka mvuge kuri iki kintu. Hano yasubije ko yizera digital currency na decentralization ni ubukungu bwegerejwe rubanda. Yizera ko biziyongera mu buryo bw'ingenzi muri rusange mu bukungu. Bizongera iki? Kansemure neza iki kintu. Become increasing important of the global economy. Yeah, mu bukungu bw'isi ari ingenzi mu buryo bizagenda byiyongeramo. Ntabwo mbisemure neza namwe mu byisimure neza. Yongeraho ko ari umukino mpindura amatwara cyangwa se game changer. Umukino uhindura ibintu. And is something he is following closely. Kandi ko ari ikintu arimo gukurikiranira hafi. Ibyo bivuze mu kwezi kwa gatanu. Then he went on to say, yakomeje avuga ko that cryptocurrencies can be used to facilitate and protect economy activity. Akomeza avuga yuko cryptocurrencies zishobora gufasha no kurinda ibikorwa by'ubukungu, and P-Network could be a leader in that space. Kandi ko P-Network izaba umuyobozi w'icyo kintu muri urwo rubuga cyangwa se muri urwo ruhando. Cryptocurrency mu cryptocurrency zose ati ndizera ko P-Network izaba umuyobozi muri urwo ruhando. Aya ni amagambo ya Elon Musk. Ndaje ndayapostinga namwe muyakurikire. Nkimara kubona iyi nkuru nibyo nabubwiraga hari amakuru tumenya yararangiye, ariko ni byiza ko tuyasubiramo kugira ngo atubere igihamya. Nshingiye kuri aya magambo, nshingiye kuri aya makuru, nshingiye kuri uyu mugabo Elon Musk, nshingiye kuri uyu mushinga wa P-Network niyiziyi maze kubona, maze kumenya, maze igihe nzi, yego tumaze n'igihe. Ndasaba buri mupayoniya wese gukwirakwiza iyi nkuru mbagejejeho kuri tariki
14. Ni amakuru yanditswe kandi yagarutsweho n'ikinyamakuru Hoka News gikunda kwandika kuri Pi Network. Ndasaba buri mupayine wese guhererekanya iyi nkuru muyigeze kuri buri wese ikubiyemo ubu butumwa. Icya mbere, buri mupayine wese arasabwa kumayininga adapfushije n'isogonda. Shyira reveye cyangwa se alamu cyangwa inzogera muri telefone yawe kwibutsa kumayininga. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ndasaba buri mupayine wese kugeza aya makuru ya Pi Network kuri mugenzi we utasobanukiwe. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, ndasaba buri mupayine wese gushishikariza abandi bantu batararegisteringa muri Pi Network kuregisteringa muri Pi Network. Icya kane, ndasaba buri mupayine wese gushishikariza buri wese kumenya, gukurikira, gushakashaka amakuru yerekeranye na Pi Network. Nsoze icya gatanu nsaba buri wese ko arinda, akosora, abungabunga konte ye ya Pi Network. Ibituzuye turahari ngo tubafashe. Ibisigaye, nongereho ngo ibisigaye, uzarangara. Iyi si irihuta kandi ifite aho ijya, ni ku ikoranabuhanga, ni kuri digital time. We are in the digital time. Turi mu bihe by'ikoranabuhanga gusa. Utumva ibi cyangwa akabyirengagiza, uyu si uwanjye. Ibyo nababwiraga, hari ikiganiro ndimo kubategurira kijyanye n'ibintu byiswe ubuhanuzi. Ese birahurira hehe na Pi Network? Nibyo tuzagarukaho ndimo gutegura ntegeranya amakuru neza. Ariko ndabasabye mumenye network, muyiteho, muyinjiremo, ntihagire uhusha. Mugubwe neza.